Mm, aho ngeze ubanza ari hahandi umwanzi agira ngo abanyarwanda bavuga niho ngeze. byanyobeye unyingire Yezu ukorera, unyingire Yezu Kristo rwose, umunyingire amfashe uburibwe burenze ukwemera, abunkureho kandi umunyingire rwose, anyongerera iminsi yo kubaho, niba nkiyikeneye ankora igitangaza nk'icya Hezekiya, nyongerera iminsi yo kubaho, ankora igitangaza rwose pe, nk'Imana mubwire Yezu Kristo uti rwose mubabarire cyakeneye kubaho, nyongera iminsi yo kubaho pe, kandi ikiruta umbohore, ukoresha abagaragu bawe bose ufite mu mpande zose z'isi, ushaka kugira icyo bamarira uyu munsi wa none, ugira icyo bamarira, kuko aho ngeze imbere nkumva imbere ni ikibazo, imbere yanjye ni ikibazo. Ukoresha abavandimwe rwose, abavandimwe n'inshuti bashobora kumva gutakamba kwanjye, bashaka kwigomwa ibyo barimo byose bakantabara, babitekerezeho igitondo cy'ejo, bangereho pe, ufite icyamarira kimarire pe, ubashyiremo umutima wo gutabara, Nyagasani Yezu, ubashyiremo umutima wo gutabara. Ibi bintu kuva navuka ni bwa mbere byumvise, kuva narwara nibwo mbabaye gutya. Hari igihe yigeze kugira ikibazo bamurasa mu rubavu, aza kwivuriza i Goma. Ageze i Goma, kuko buriya ntabwo yari abanye neza na General Omega, ntabwo bari inshuti. General Omega ategeka yuko bamushakira inzu mu mujyi wa Goma akazabaho azajyamo. Icyo gihe bamushakira inzu y'amadolari 250. Gakorera yanga kuyibamo, niyo nzira hari. Gakorera yanga kuyibamo, avuga ko Omega ashaka kuzamwicira. Yego. Tangira ahisemo kwigira mu nkambi. Ntabwo nibaza ko aricyo gikomeye, ahubwo igikomeye, ese uwo muntu ufashwe ni muntu ki? Ese uwo muntu ufashwe yari afite gahunda ki? Uyu muntu ndagira ngo mbabwire ko yari afite gahunda ikomeye cyane, yari gukorana na Kisekedi na perezida w'u Burundi, kuko uyu muntu muri background hagaragaramo ko yagize amaformasiyo y'ibintu bya intelligence, yari hariya muri ESO, wenda mu kanya umuntu yaza kubicishamo akabivuga. Ariko ikindi kintu gikomeye ni iki? Ni ugukuraho urujijo rw'abantu. Abantu barakomeza bavuga ibirebana n'amazina ye, sibyo? Hano ni ukugira ngo bajijishe abantu. Abigize ntibindeba, avuga ati abanyabutare namwe mukore niki, bahita bica wa muprefe wari uhari, prefe nawe wishe Gicanda, prefe Habyarimana. We ubwe yajyanye n'abasirikare 15 nibo bagiye kwica umwamikazi Rosalie Gicanda. Ariko ntago araba gusa, uyu muntu yagize uruhare rukomeye cyane ku giti cye mu kwica hari kuva y'ababikira. Ababikira bitwaga les petites sœurs de Jésus. Yego. Les petites sœurs de Jésus, uyu nguyu ubwe yagiye kubicira. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi bagomba kumwihakana, bakaba bamuturaho buri kintu cyose. Yego. Ni umuntu waruzwi n'abaturage babanye nawe muri kariya karere k'imirwano, kuko abaturage uko bagendaga bahunga bagaruka bagenda bahunga, abo bakoreshaga muri ese erega Sadek ubwayo iramuzi. Inde? Sadek baramuzi. Yego. Ni umuntu wiyambazwaga mu gutanga ibisobanuro, muri gahunda yari yo kuzatera u Rwanda. Ni umuntu wiyambajwe kubazwa za position zikomeye strategique zishobora kuba
zaraswa hakiri kare. agira udutero twinshi kuko buriya Gakwerere mu gihe cy'abacengezi yari ahari kandi yabaga muri FDLR, ibyo nta banga ririmo. ariko nyuma yaho Gakwerere yigeze gukora agatendo gakomeye cyane buriya, ava mu mashyamba ya Kongo araza hano mu Rwanda, agera iwabo mu karere ka Rulindo, mu murenge wa Kanyinya, ashimuta mushiki we na mama we, arabajyana bageza muri Kongo, aburiza indege bajya i Burayi. Reka tubahe ikaze kuri Rwanda Nordic TV. Nge muri kumwe nitwa Gatete Olivier. Uyu munsi rero tukaba tubafitiye ikiganiro ku munsi wa mbere ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 3 2025. Mu batumirwa rero ndi kumwe nabo hano muri studio, ni abantu musanzwe muzi. Mu cyumba cya mbere ndi kumwe na Habamugisha Innocent, turavugana ari mu gihugu cy'u Rwanda. Naho mu cyumba cya kabiri turi kumwe na Egide Ruhashya, turavugana ari mu Bwongereza. Naho nge ndi muri Denmark. Ikaze rero mu kiganiro bwana Innocent. Urakoze cyane Olivier. Urakoze cyane nawe Innocent, ikaze mu kiganiro Egide. Olivier urakoze cyane, ngushimire kuba udutumiye muri iki kiganiro, nshimire ndetse n'abagiye kudukurikira, hanyuma n'umuvandimwe Innocent tugiye gufatanya mwese. Thank you. Yego, abantu rero ubu ngubu barimo baribaza bati bano bagabo batatu ubwo bateranye noneho bagiye kutubwira ibiki. Tugiye kugaruka ku birimo biravugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, ariko mbere ingingo z'ingenzi turi bugarukeho cyane cyane turagaruka kuri uyu mugabo Gakwerere, uyu mugabo Brigadier General Gakwerere uvugwa cyane mu bitangazamakuru kugeza ubu, ndetse tunagaruke ku ntambara aho igeze, intambara ya M23 AFC aho igeze kugeza ubu ngubu. So bwana Innocent, reka mbere kuri wowe uri hafi yaho bibera, update zihari bimeze gute? Gakwerere haravugwa iki? Haravugwa byinshi, twabonye byinshi, kongera mwihakana, twabonye ko hari byinshi bivugwa, hari kuba ngo bambaye inkweto zisa bakavuga byinshi. Ubundi Gakwerere ni iki kintu muziho mbere yuko tujya mu bindi bintu bisa? Urakoze cyane. Wenda reka tubere kuri icyo ngicyo cy'uko Kongo yaba yamwihakanye. Nta gitangaza kirimo, ibyo twari tunabyiteze ko iri bumwihakane. Kuva na kera murabizi neza ko Kongo yagiye yihakana ko idakorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Nta gitangaza cyaba kirimo rero. Ariko nubwo yamwihakana, hari ibimenyetso simusiga kandi byinshi bigaragaza ko Gakwerere yabaga muri FDLR. Kuko kimwe mu bimenyetso nibo abakunzi ba Rwanda Nordic TV nuko Gakwerere yasize n'umukobwa, buriya rero afashe irembo. Yagomba kuzagira umugore, uretse ko yarifashe agashira imyaka 7 kubera ikibazo cy'uburwayi yifitiye. Hari ikiganiro ngeze gukora mbagaragariza ko afite ikibazo cy'uburwayi ku bugabo bwe ko budashitura. Uwo mukobwa arahari muri Kongo, abashaka kuverifiya bazajya kumverifiyayo. Ikindi cya kabiri, n'uwari umwungirije umukurikira wa kabiri uwo bita Jire, nawe yasigaye muri Kongo. Icyo ni ikindi kimenyetso. Icya gatatu gikomeye kurusha ibindi, uretse n'abakongomani babanye nawe, tunafite n'aho yari atuye hariya muri Kitsimba muri Nyiragongo, aho inzu ye yabaga. Amambere hari igihe yigeze kugira ikibazo bamurasa mu Rubavu, aza kwivuriza i Goma. Ageze i Goma, kuko buriya ntabwo yari abanye neza na General Omega, ntabwo bari inshuti. General Omega ategeka yuko bamushakira inzu mu mujyi wa Goma akazabaho azajyabo. Icyo gihe bamushakiye inzu y'amadolari 250. Gakwerere yanga kuyibamo, niyo nzira hari. Gakwerere yanga kuyibamo, avuga yuko Omega ashaka kuzamwicira. Yego. Rangira ahisemo kwigira mu nkambi. Hariya rero hari inkambi ebyiri, hari inkambi y'impunzi bitaga Rusayo. No kuvuga ngo audio wanyoherereje arimo arataka, turaza kuyumvisha abantu kugira ngo nanabumvishe ko ngewe mba ndi mu gikari neza. Agiye mu nkambi rero yitwa Rusayo. Aho muri Rusayo ni inkambi y'abasivili. Ariko FDLR zari zamenye ko ishyamba atari rigiye byanga bikunda ibintu bizakomera, barangije bo bashyiraho indi nkambi bise Rusayo D. Ubwo hariho Rusayo A y'impunzi z'abakongomani cyangwa bo nakwita aba internal displaced persons, bashyiraho Rusayo D nayo bayita ko ari y'abasivili bari displaced, ariko yabagamo abarwanya b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ari naho Gakwerere agiye kuba. Buriya na Goma yafashwe Gakwerere ari muri Rusayo D. Yahunze ava muri Rusayo D asubira mu misozi.
icyo ni Mm. ikindi kimenyetso navuga gihari kigaragaza neza ko yabaga muri Congo. Twihuse rero, ikindi cyo kuvuga ngo baje bambaye inkweto zisa, nta gitangaza cyaba kirimo kuba uriya ni uko biri kose nubwo ari mu mutwe w'iterabwoba ni generale. Generale se yabura inkweto ate? Kuki batibaje ku marinete se? Kuki Mm. batibaje kuri iriya ngofero yari yambaye se? None se bariya bacanshuro b'abazungu bavuye mu ishyamba kurwana hariya, mwabonye ukuntu batashye bafite furesheri nyinshi? Kuki Mm. batabibajije? So kuba bakwambara inkweto rero nta gitangaza kirimo. Ni umunyamafaranga uriya, afite amafaranga menshi, yagiye acuruza amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije amategeko, yagiye asoresha abakongomani, nayo yagiye yiba anasahura. Ntabwo yabura inkweto yo kwambara rero. Bariya Yego. bahungu yari ari kumwe nabo bose ntabwo ari abantu bo mu gasozi, bariya ni abantu bamurinda, abakureri be, Mm. bodyguards. Ntabwo rero waba urinda jenerali ngo ubuse nabi kirazira. Wanasobanuye Urumva neza ukuntu bafashwe bose ari 12. Bwana ntabwo Egide. gusobanura mu kiganiro gishize uko bafashwe, uko baguye muri ambuscade bagapakirwa bakazanwa mu Rwanda. Yego. Bwana Egide, wowe uvuga iki ku bavuze ko Gakwerere abakongomani baramwihakanye? Hari n'abavuga bati none se kubera iki bambaye inkweto zisa bivuze iki biriya? reka ngire icyo mvuga ku bintu bimwe birimo bitangazwa. Hariho ikintu cyavuzwe ngo cyaba cyemeza neza ko u Rwanda ari rwo rwafashe Bukavu na Goma. Ibyo bintu biteye agahinda kugira ngo babyumve gutyo, ngo kubona ubu ngubu umukongomani uri Bukavu cyangwa uri Goma, ngo kubona ubu ngubu akaraba kabiri ku munsi, ibyo ni ibigaragaza ko u Rwanda ari rwo rwafashe Goma na Bukavu. Yego. ngo kubona uyu munsi Bukavu na Goma bikuburwa, hakaba hari isuku, hakaba hari gukorerwa umuganda, icyo bo bita sarongo. Mm. Icyo ni ikimenyetso simusiga ko rwose u Rwanda ari rwo rwafashe Goma na Bukavu. Ako kantu nakabonye karansetsa. Ibyo bintu rero ni ibintu bisekeje, urabyumva? No kuba rero bakwibaza ngo umuntu ngo ko yambaye inkweto, umukongomani uri ahantu nyine akabona umuntu bamwita, ubu se ntibajya batangazwa no kubona ngo ingabo za M23 zisa neza, ziri smart, zambaye uniforme nziza, ikindi kandi nta mwandu bariho, nta takari bariho. Urumva uko bamenyereye baribaza impamvu kizisa. Nge niba nagiye kureba neza analize bakoraga afite, urumva kuba inkweto zanasa. Reka turebe uko M23 ubundi ifata abantu, sibyo? Ishobora kuba yarabafashe bari mu mirwano, cyangwa se nguko umuvandimwe Innocent avuze ati baguye muri ambushi, cyangwa se uko byaba byaragenze kose twagiye tubisobanura kugira ngo babafate, bakabasangana za bote zabo. Ni igitekerezo, sibyo? Niba babasanganye za bote zabo, ntago bari mu mashyamba, ntago bari muri ibyo byondo mu bishanga, baraje bageze ahantu aho babashyize, aho wenda bari babamaranye iminsi 2, 3, 5, sinzi iyo bari babamaranye, kugira ngo wenda babone kubazana. Hagati aho se kuki wamuzana muri za bote zimeze kwa kundi, kandi mu by'ukuri ari ahantu hashyushye? Kuki niba na M23 bafite aho babakurira ziriya nkweto bari bambaye, kuba bazibaha noneho bakaza basa neza batambaye ziriya bote, ikibazo cyabikiye? Ese vraiment umujenerali gufatwa, ikibazo kiba kureba inkweto yambaye no kwibaza impamvu we n'abasirikare bamurinda bambaye inkweto? Ibyo ngibyo ntabwo nibaza ko aricyo gikomeye. Ahubwo igikomeye, ese uwo muntu ufashwe ni muntu ki? Ese uwo muntu ufashwe yari afite gahunda ki? Uyu muntu ndagira ngo mbabwire ko yari afite gahunda ikomeye cyane, yari gukorana na Kisekedi na perezida w'u Burundi, kuko uyu muntu muri background hagaragaramo ko yagize amaforomasiyo y'ibintu bya intelligence, yari hariya muri ESO. Wenda mu kanya umuntu yaza kubicishamo akabivuga, ariko ikindi kintu gikomeye ni iki? Ni ugukuraho urujijo rw'abantu. Abantu barakomeza bavuga ibirebana n'amazina ye, sibyo? Hano ni ukugira ngo bajijishe abantu. Ntabwo uyu mugabo yitwa Ezekiel, icyo kintu kiveho. Ni ukugira ngo bajijishe abantu. Uyu mugabo yitwa Jean Baptiste. Jean Baptiste abari kugira gutya bakajijisha bazana za Ezekiel, ni ukugira ngo bajijishe abantu. Ikindi kandi, yes, uyu muntu ni umwimukira Ishyorongi,
ariko gakondo ye uyu muntu n'uw'ikibungo. nibyo. N'uw'ikibungo abantu baza muri Rukara rwose. Mm. Urumva nyuma bihura na ya pasiporo ye twabonye Beka akayita ID. ngaho nawe ujya umbwira nk'ibyo ngibyo. Nyuma aza Kanyinya hariya muri arya makorosi uzamuka ugishyoronge. Hanyuma uyu muntu nyine igihe yari ari muri ESO, sibyo, yari ari muri ESO. ESO ni ishuri ry'abasuze ofisiye ryabaga i Butare. Muzi ko twagiye dusobanura ko habagaho Ecole Supérieure Militaire. Ecole Supérieure Militaire ni ryigishaga aba ofisiye bakuru mu ngabo. Ariko hakabaho na Ecole de Sous-Officier, iryo ryabaga i Butare. ESO. So uyu rero yabaye umuntu yabaye commandant second, donc uwa kabiri mu kuyobora icyo kigo. Yego. Ariko anashinzwe intelligence na operation na training muri icyo kigo. Noneho uyu muntu ni nawe bahaye gukiriyaringa ikibazo cyerekeranye n'umututsi mu majyepfo. Igihe rero nyuma yuko Perezida Sindikubwabo yaramaze gukora rya jambo rye riteye ubwoba ryo kuvuga ngo abigize ntibindeba, avuga ati abanyabutare namwe mukore niki, bahita bica wa mu prefe wari uhari, prefe nawe wishe Gicanda, prefe Habyarimana. We ubwe yajyanye n'abasirikare 15 nibo bagiye kwica umwamikazi Rosalie Gicanda. Ariko ntago araba gusa, uyu muntu yagize uruhare rukomeye cyane yo ku giti cye mu kwica hari couvent y'ababikira. Ababikira bitwaga les petites sœurs de Jésus. Yego. Les petites sœurs de Jésus uyu nguyu ubwe yagiye kubicira. Hari abantu bari bihishe muri diocèse catholique ya Butare. Yego. Uyu nguyu yajyanye n'abasirikare 17 bagiye tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu. Baragenda bajya kwica aba bantu. Ku buryo rero uyu muntu wafashwe past ye iteye ubwoba mu byo yakoreye abatutsi muri jenoside y'1994. Ariko muri gahunda ya rapanze ubu ngubu hari harimo gahunda zikomeye yarari gukorana rero n'abariya bayobozi Tshisekedi na Neva Perezida Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi bagomba kumwihakana, bakaba bamuturaho buri kintu cyose. Yego. Ni umuntu waruzwi n'abaturage babanye nawe muri kariya karere k'imirwano, kuko abaturage uko bagendaga bahunga bagaruka bagenda bahunga abo bakoreshaga muri ese erega Sadek ubwayo iramuzi. Inde? Sadek baramuzi. Yego. Ni umuntu wiyambazwaga mu gutanga ibisobanuro, muri gahunda yari yo kuzatera u Rwanda. Ni umuntu wiyambajwe kubazwa za position zikomeye strategique zishobora kuba zaraswa hakiri kare. Uyu muntu MONUSCO iramuzi. Urabyumva? Yego. Abantu rero baza kugaruka bavuga ko uyu muntu atari batamuzi, none se bavuga reka tugaruke kuri Bwana Innocent mbere yuko tugira ibindi bintu tuganiraho. Niki nutuhe dutendo n'icyo kintu uzi nanone kuri Gakwerere? Koko Gakwerere ni umuntu kugeza ubu ngubu leta ya Kongo irimo iramwita ko ngo ari maneko w'u Rwanda. Ibi byo bivuze iki? Nituhe dutendo uzi, nibihe bintu uzi kwanza nanone yagiye akora? Murakoze cyane. Ahubwo mbere yuko nibagirwa ntarajya ku bitendo, hari audio naguhaye. Uza kumva neza uraza kumva ahantu avuga abwira umuntu wari ugiye kujya kumureba ngo ahindure inzira kandi yitonde, ngo kuko ngo inyenzi ngo zigukorana n'abazalendo ngo ahantu ngo agomba kunyura n'iki. Iyo avuze ngo inyenzi ubwo ubice bagari kuvuga. Iyo avuze ngo inyenzi ngo zigukorana n'abazalendo ngo arabuza ahaye amafaranga, ubwo urumva ko agaragaza neza bidashidikanywaho ko ari muri Kongo. Iyo audio irabyumvikanisha neza. Uze kwiyumva neza cyeka nimba nibeshya guhita ari, ariko nayo niyo yindi ndayifite. Icyo ni kimwe. Gakwerere rero uretse ibyo Egide w'Igicaniro TV avuze, agira n'utundi dutendo. Agira udutendo twinshi kuko Gakwerere mu gihe cy'abacengezi yarahari kandi yabaga muri FDLR.
ibyo nta banga ririmo. Ariko nyuma yaho Gakwera yigeze gukora agatendo gakomeye cyane buriya, ava mu mashyamba ya Kongo araza hano mu Rwanda, agera iwabo mu karere ka Rulindo, mu murenge wa Kanyinya, ashimuta mushiki we na mama we, arabajyana bageza muri Kongo, aburiza indege bajya i Burayi. Nimba mbeshya bantera amabuye, bari mu gihugu ku mugabane w'Uburayi. Ntabwo ndamenya neza igihugu baherereyemo, twaza kugikurikirana cyo tukakibwira abakunzi ba Rwanda Nordic TV ndetse n'Igicaniro TV, turaza kubikurikirana tubibabwire. Ariko afite bene wabo yavanye nabo hano mu Rwanda. bavukana ariko ngo barahari bari Kanyinya. Hari abo bavukana bakiri, ariko hari uwo yavanye hano mu Rwanda. Ibyo nabyo turaza gukurikirana neza, tubabwire aho yabajyanye. So ako ni kamwe mu dutendo yaba yarakoze kadasanzwe, kuko kanahangayikishije abantu benshi barimo na bagitifu b'imirenge n'iki. So uretse n'ibyo ngibyo, no mu ishyamba ubwaho ho bari bari bahanganyemo na M23, naho yabaye, nk'uko Egide yarabivuze, yabaye cornerstone y'urugamba. Buriya ubundi mu gisirikare cya FDLR uwabanzaga wari Kibamba yari Omega. Uyu rero yari yungirije Omega direct. Urumva ni wowe wahabwaga amabwiriza we na Omega, bavugana na Peter Kirumwami, bavugana na Kinshasa, bavugana n'u Burundi, bavugana na SADC nk'uko bivuze, bavugana na MONUSCO, niho bajyagayo. Ariko niba nibuka neza wigeze gukora ikiganiro kuri cano, uvuga ko imwe gutya, uvuga ko ngo batumvikanaga. Yego, na Mukaya Ndahimbi kandi wabisubiyemo we na Omega. Ntabwo bumvikanaga neza, cyane cyane cyo bapfaga n'amafaranga, kuko amafaranga yavaga i Kinshasa akanyura kuri Omega kugira ngo ahabwe abasirikare, bakabipfa. Uyu Gakwera agatekereza ko wenda Omega yaba yarya. Niyo mpamvu nari nkubwiye ngo yamukodesheje n'inzu mu mujyi wa Goma y'amadolari 250. Gakwera yanga kwibamo, ajya kwibera mu nkambi yitwaga Rusayide. So Egide rero tugana, sinzi niba turi busoze kuri Gakwerere ubu ngubu kugira ngo tugane ku yindi point. Gakwerere, hari ikindi kintu umuvugaho? Oya, uretse ko abantu bakwiye kumenya ko ntabwo tuza gusa kureba Gakwerere nk'umuntu wafashwe General de Brigade wa FDLR, ahubwo tugiye kumufata mu buryo bubiri. Dufashe umurwanyi wa FDLR wari ubangamiye igihugu cy'u Rwanda mu buryo bwo gufatanya n'ibihugu byinshi bitandukanye bifite gahunda yo gutera igihugu cy'u Rwanda. Uyu muntu yari number 1 mu bagombaga kuyobora ibyo bitero, kuko bose bamwiyambazaga mu kuvuga ngo aha hantu warahabaye, waraharwaniye, u Rwanda uraruzi, uzi aho dukeneye hose, uzi ahakenewe kuba umuntu yatusha, bikaba rero byagira icyo bimara ku gihugu cy'u Rwanda. Ikindi kandi, uyu muntu afashwe nk'umuntu wakoze jenoside yakorewe Abatutsi, ariko ku rwego rukomeye cyane, kubera ko rwose nta kintu na kimwe cyagombaga gukorwa mu majyepfo, muri za Butare, muri za Gikongoro. Uyu nguyu nk'umuntu wari number 2 w'ikigo cya gisirikare cya ESO twabivuze, ariko anashinzwe ubutasi muri ako karere. Ni umuntu rero ukomeye, ufashwe, ugomba kuzabazwa ibintu mu bice bibiri, ibyo kuba nyine ahungabanya umutekano w'igihugu, afatanyije ndetse ubwo ngubwo n'ibyo bihugu bindi, cyangwa se n'urwo ruhuririkane rwa byose, kuko hari ukuvuga ibihugu ariko iyo hagiyemo za SADC hakajyamo za MONUSCO, hakajyamo abacanshuro, hakajyamo icyo umuntu abura uko abyita, ariko hakazamo n'icyo ngicyo gikomeye cyane cya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ndumva ngewe ibyo nari mufiteho ari ibyo ngibyo, ariko nanone tunibutsa cyane abantu kudakomeza kujijisha abantu kuri iriya preno ye. Ukiri aho ngaho nkigufite ntaraha ijambo Innocent, ngira ngo twabonye umusirikare w'umutanzania, niba ari umukoroneri, wigeze kuvuga ngo kunguru apigwe. Twabonye agaragara ku mupaka w'u Rwanda asakwa, yinjira mu gihugu cy'u Rwanda atambuka. Bivuze iki? Kandi ko twari twarumvishe mu makuru ashize, twavuze ko hari abasirikare ba Tanzania bo muri department ya IT bashatse, binjiye muri Congo, binjira kuri passport za Tanzania,
bageze muri Goma bagombaga guhakinga ikibuga cy'indege, computers n'ibindi bitandukanye, ndetse n'ubwirinzi bwo mu Rwanda. Bivuze ko aricyo cyatumye birukana uriya musirikare cyangwa Egide, bimeze gute? Hari amakuru bifiteho? ntabwo ndi buze kumenya neza icyabiteye, ariko niba ari ibikurikiye ibyo ngibyo, umuntu ashobora kubisanisha nk'umuntu ukora analize ku giti cye. Icyo kintu kirabaye, abantu barakuza gukoresha iyo tekinoloji mu buryo bwo kuguruya ubwirinzi bw'u Rwanda, cyangwa se mu buryo bwo guhakinga ndetse na communications z'ingabo z'igihugu, kuba baguruya piste zose. Wenda ikibuga cy'indege simbizi, kuko ikibuga cy'indege cya Goma nta kintu kiri gukora. Tour de contrôle completely barayideturije, nta kintu na kimwe kiri gukora. Za radar ntiziri gukora, kuko mbere y'uko bahunga ngo bayivemo, nicyo kintu cya mbere babanje gukora, banze kuyisigira inzima. Tour de contrôle yose, ikintu cyerekeranye n'insinga cyose bagikuyeho, ikintu cyerekeranye na communication cyose barakibomora. Buriya rero ni biriya mubona gusa, iriya tour de contrôle nta kintu kirimo gishobora gukora. So sinibaza rero icyo bashoboraga kuhakora. Noneho rero niba abo bantu koko bari baje bafite izo gahunda, twajya kubona tukabona umuntu araje, kandi mu by'ukuri buriya first impression atanga mu gihe bari barimo bamusaka, wabonaga ko hari harimo nervosity ikomeye cyane, sibyo? Ubundi ahantu nk'ahariya uhageze mu gihe bari kugusaka, ni wowe werekana ko nta kibazo ufite. Buriya umuntu abantu basaka hari psychology biga, ku buryo niyo ntacyo agusanganye, ariko bitewe n'ukuntu uri agite, kenshi arareba akavuga ati uyu muntu nta kintu umusanganye, ariko byanze bikunze niba nta n'icyo mbonye hari icyo ampishe. Icyo gihe arakomeza kugusaka akanagera kure, bitewe n'iki, n'ukuntu uri kwiyajita, bitewe na nervosity ufite. Uriya muntu rero niba mwararebye ukuntu yari arajite, yakuragamo ibintu abikubita aho ngaho, avanamo ibintu abishyira aho ngaho, avana mu mufuka afitemo ibipapuro byinshi ashyira aho ngaho, ashyiraho. Iriya nervosity yerekanaga, yaramuregaga we ubwe, yaramuregaga kubera ko wabonaga ko ni ikintu kimubaye atiyatandaga. Hanyuma aciye hariya nanone, of course itangazamakuru ramubona, of course agiye kujya kuri matangazo, abantu bose baze kumumenya. Noneho nibi ngibi twebwe turimo twibaza, buri wese azabyibaza. So ndibaza rero ko hariho aho byahurira. Ntabwo byaba ari ubwoba yaba yari afite, Bwana Innocent? Ubwoba burimo, kubera ko deje ibyo yatangaje bwa mbere, avuga ngo kunguru apigwe, byonyine kuba abo yitaga kunguru ni inyoni imeze n'iciyoni. Urumva bakunda kubirasa kenshi mu kirere, abazungu ngira ngo murabizi, mujya mubibona babihiga. So noneho iyo kunguru yavugaga ngo izakubitwa, ikaba imuzanye ikamushyitsa ku mupaka w'u Rwanda, akaba agiye gukomeza mu gihugu cye. Menya yaribazaga ko iyo nervosity Egide ari kuvuga, nibaza ko ahubwo yari afite ubwoba ko bagiye kumwica, wenda bashobora kumutegera mu nzira. si ntekereza ko gupfa yabitekereza, kuko buriya umusirikare wo kuri uriya rwego, noneho nanjye ugiye no muri ziriya nzira nka ziriya mu buryo bwa kuko buriya yagiye kubera ko habaye diplomatike, mu buryo bwa diplomasi ibihugu byaganiriye. So icya mbere cy'umusirikare wo kuri uriya rwego n'amagambo yavuze, akaba yasakwaga n'umupolisi wo ku rwego rwo hasi, biriya nabyo hazamo n'ikimwaro n'umujinya, akibaza ati ni gute nsatswe n'umupolisi w'umunyarwanda, noneho ariwo navuga ngo ndi kurwana nabo muri Congo, ariwo nirirwaga ntukasebye. So kiri ubwacyo ukaba unazi ko iriya video buriya niwawe yagezeyo, kandi ntabwo izasibangana, n'abana be bazayireba, n'abuzukuru bazayireba. Ibyo byose rero ubwabyo bishobora kumutera ikibazo mu mutwe, kiri psychological problem mu gutekereza ibyo ngibyo. Thank you. Tujya ku ntambara ya M23, wari uvuze ngo iki? Bazajya babihuza, bazajya bafata iriya video avuga ngo Kongoro apigwe, ameze nk'uri gukora animation, abwira abasirikare be, hanyuma bajye bagarura noneho ameza aricyo bamusaka. Muri iteka mu bigiye kuzamuranga ni icyo ngicyo avuga kiriya, ariko noneho hakazaho n'icyo ngicyo asakwa. Biriya byose bizajya babihuza. N'ubundi babikoze already. Iyo video irahari turahereka abantu, ariko mu by'ukuri icyo dushaka kuvuga,
hari umuntu ubyumva akagira ngo ni u Rwanda rwamufashe. Hariya yahaciye ku mupaka agenda ataha iwabo, ariko abamuzanye nibo yitaga kunguru. Urumva rero ni ikintu gikomeye kuza mu maboko y'abo bantu, ahubwo nibaza ko yakagombye kwiruhutsa ageze ku mupaka w'u Rwanda akavuga ati ndakize, wenda ahangaha ngiye kwambuka. Kandi sinzi niba hari abandi basirikare ba Tanzania baba batashye cyangwa niwe wenyine watashye. So bivuze rero ko bishoboka kuba hari uruhare yagize muri ibyo bitero byagombaga kugabwa bijyanye n'ibitero bya tekinoloji. Tujye rero ku ntambara update, bimeze gute bwana Egide, nguhereye ubu ngubu bimeze gute, intambara igeze he, Uvira bimeze gute? Ikintu kirimo kiba ni ikintu uko indege zirimo zirarasa nta green coordinate bafite. Iyo rero indege iri kuza ikaza idafite target, idafite aho iri kurasa, bakarasa gusa abaturage. Ikintu kirimo kiba ni ikintu ukuvuga ngo Kongo, iyo mvuze Kongo ndavuga coalition, ndavuga ubwo urumva abarundi bo murabizi ko bashyize imbaraga nyinshi hariya, kuko bavuga bati ndetse na za Brende za Share ziri ku mupaka wabo, kuko bavuga bati baraza guca mu kibaya. Ikindi kandi M23 yabatanze imisozi ikomeye miremire hariya, ndetse bashobora no kuba banarasa na aeroport yabo. Iki ni ikintu gikomeye, gusa M23 icyo ngicyo iraza kucyitondamo, kubera ko ngo bavuga bati mu gihe, ni nayo mpamvu bari kubwira abarundi bati mutuvire mu gihugu, intambara mwazanye mu gihugu cya Kongo, please mugende. Nuko badashaka kubakurikirana ngo babasange i Burundi, kubera ko M23 iramutse igiye ikajya i Burundi, mwumva icyo byaba bivuga. Ni ukuvuga ngo noneho hejuru y'uko bavuga ngo yafashe Bukavu, yafashe Goma, noneho haba hagiye kumva ko yatatse ikindi gihugu, batitaye kureba ko abarundi bo baje kwataka M23 abakongomani mu gihugu cyabo. Urumva? Ariko uyu munsi nta kinyamakuru, nta munyamakuru, nta televiziyo n'imwe yamagana abarundi kuba baravuye i Burundi bakaza kwataka muri Kongo. Nta ujya ubivuga. Iyo bavuga ngo u Rwanda ngo niruve muri Kongo, nta ujya usaba u Burundi kuva muri Kongo. So ariko M23 bagiye bemerewe n'igihugu cya Kongo, no? Still ntabwo ibivugwa. Urumva? Nta na rimwe bivuga. Niyo support ntabwo bavuga ko bayihawe. Urumva? So niyo mpamvu M23 basaba mwege musubire mu gihugu cyabo, kugira ngo hatazabaho izo incident, bakaba babakurikira, cyangwa se niba bari gukoresha ikibuga cya aeroport ya Bujumbura nka base arrière iri gukora dans South Africa. Urabizi ko ariho ntuza ari gukomandingira ari Bemba. Ni ukuvuga ngo bishoboka ko iyo base arrière iri hariya uba ushobora kuyirasa nawe, ariko ibyo ni ibintu bari kwitondamo, kandi imisozi bafite birashoboka. So ikintu rero nashaka kuvuga ni iki, nuko kuba bashyize intwaro zikomeye cyane ku mupaka hariya hose, bitegura bavuga bati mu gihe Uvira yaba irashwe, mu gihe Uvira yaba ivuyemo, donc turi next, ni twebwe dukurikira, kuko byanze bikunze M23 yashaka gusunika ikagenda ikagera mu Gatumba igafunga. Ariko uyu munsi ibyo narivuze by'abaturage bari kurasa gutyo gusa, ni kwa kundi uvuga ngo kuva umuturage ari mu bice M23 yafashe, uwo muturage yabaye kondane completely, kubera ko uwo muturage bamaze kumufata nkaho ari umuntu wayobotse M23. So kuri bo ntabwo wakwiye kubaho. So iyo baje kurasa, arashe agahamya position ya M23, ibyo byaba ari sawa, ariko atayihamije agapfa umuturage, ibyo nta kintu kimwe bibabwiye. So abaturage bari hariya bakwiye kubyitondamo cyane, kuko ntabwo leta ibababaye. Barimo bararasa byo kurasa gusa bisanzwe, ariko imirwano irakomeye cyane ku buryo South Africa yabishyizemo imbaraga cyane, irimo nyine nk'uko nabivuze ifatanyije n'abarundi. Hakaba rero hariho wenda turakomeza tubivuge cyane, hariho urabizi ko Rubero naho hariho intambara. Rubero naho hariho intambara ku buryo hafashwe ahangaho, hafashweyo imbunda zikomeye cyane, ibibunda bya rutura, kuko babakubise, mbese babakubise bariruka. na M23
Mm. ku buryo ahangaha ku ikubitiro kuri faya ya mbere kumwe baba bafungura urugamba umuriro wa mbere hahise hapfa abasirikare 8. Mu basirikare 8 abandi baba barirutse, ku buryo rero ntibabashe kwirukankana imbunda izo twito iz'umusaga. none se Rubero M23 ntiyari isanzwemo bwana Jide? Irahari ariko intambara baguma bagaruka. Listen, cyangwa ari kwa kundi bajya bayinjira mu mujyi bakawuvamo bakajya mu misozi ukuntu? No. Hariho ikintu gihari gikomeye. Urabona barimo baribaza mu mutwe wabo, bishoboka bite ko guturuka za Bunagana ukaza za Rucu, ukaza za Masisi, ukaza ukagera muri Goma. Noneho Goma umujyi wose hari abarinze hariya Monisquiri. Navugaga ni guturuka za Bunagana, Rucuro, Masisi, ukaza ukagera mu mujyi wa Goma, aeroporo hariya hari Monisco, ukamanuka ku mupaka w'u Rwanda, Ikivu cyose, ukamanuka noneho mu majyepfo ukagenda aeroporo ya Kavumu, Bukavu, aho hose. Hari ukuntu mu mutwe wabo batekereza batari ko ingabo zihafashe zavuye. Ni ukuvuga ngo hari igihe bibaza ngo abari bafashe barahavuye bajya kurwana hano, rimwe na rimwe bagashaka gutera hirya no hino, baturutse hirya no hino ngo barebe. Nibyo bigenda bibaho. N'ubu ngubu ibi bitero bya Rubero ntugire ngo ni M23 iba yateye. Barabatera, babatera abandi bakabarwanya, ariko hagati aho bakanabasunika. Nibyo rero biba byabaye, hanyuma baza kwiroturuva bafashe imbunda zabo nyinshi z'umusada, fama abasirikare abandi barahunga. Mbese aho ngaho ibintu birakomera, ku buryo rero nyine Bukavu ngira ngo wenda mwanabonye n'ibitwaro bari bahishe ahantu mu mwobo, ariko ni igitangaza. Kiriya gihugu giteye ubwoba. Umuntu yaragiye acukura indaki munsi y'inzu ye, ahishamo amasasu n'imbunda, ariko utashobora kumenya icyo azakoresha. Ibi bintu biza gutera umwuka uteye ubwoba hagati ya Wazalendo, kuko kugeza ubu ngubu Wazalendo na FRDC haracyarimo akabazo. Bagerageje gushakisha ukuntu bagakuramo, ariko haracyarimo akabazo. So ibyo navugaga rero nuko abaturage barimo bararaswa, bakaraswa n'indege biramupango, ariko hagati ahangaha ibuvira naho urugamba rurashyushye, intwaro ziri gufatwa, abantu barimo barapfa. Reka twumve na mugenzi wacu Innocent atwunganira. Bwana Innocent, update zimeze gute ku rugamba ubu kugeza ubu? Haravuga iki? Murakoze cyane. Urugamba rurakomeye cyane muri Sud Kivu, ariko ndaza kugerageza gusobanurira abakunzi ba Igicaniro TV ndetse na Rwanda Nordic TV impamvu uru rugamba rukomeye. Wenda mbanze mbasobanurira agace kugira ngo abantu baze kumenya exactly impamvu urugamba rukomeye. Reka wenda duhere hano buriya u Rwanda na Kongo muri biriya bice imbibi mu karere ka Rusizi, by'umwihariko aho bita mu Bugarama. Bugarama bahantu bava isima ya Simerwa, haba n'umuceri mwinshi. Ariko umwihariko uri hariya rero, iyo ugeze mu Bugarama umaze kumanuka ugeze mu hasi, kuko Bugarama burimo hasi mu kabande, hari imihanda ibiri. Hari umuhanda ujya ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, umupaka wa Ruhu. Iyo urimo kujya kuri uwo mupaka mu kabande mo hasi rwose, ubona umugezi wa Ruhu, umugezi bita Ruhu, niwo bitiriye uwo mupaka. Hakurya yaho ubona umugezi wa Rusizi, ari uwo mugezi uturuka mu Kivugu Kamembe mu mujyi, ugaturuka ku Rusizi rwa mbere ujya Bukavu, ku Rusizi rwa kabiri n'undi ujya Bukavu hirya gato, ari uwo mugezi ukomeza uzagenda ukarangirira muri Tanganyika. Iyo uvuye mu Bugarama rukambuka uhita winjira ku mupaka wa Kamanyora. Murabizi ko Kamanyora aho yamaze kuvamo, bamaze iyo kuyifata, ni uruhande rwa Kongo ugeze muri Kongo Kamanyora. Iyo uvuye Kamanyora rero urazamuka ajya aho bita mu Ruvunge. Hariya mu Ruvunge hari ikigo cya FRDC kinakomeye cyane. Urumva ko ubwabyo M23 nta nubwo iragenda n'ibirometero 20 tayari igeze mu kigo cya gisirikare cya mbere. Wava mu Ruvunge ukazamuka ajya aho bita mu Kiringi. Wava mu Kiringi ukajya Kanganiro. Kanganiro wahava ukagera aho bita Rubirizi.
aho Rubirizi naho hari ikigo gikomeye cyane cya gisirikare cy'abo bita abavereberi n'abakomando, kinakomeye cyane. Wava Rubirizi ukaza ukajya aho bita mu Isange. Isange ni isantere ikomeye. Wava mu Isange ukaza ukajya Runingu, mu Runingu wava Runingu ukajya Kagunga, noneho wava Kagunga nibwo ugera Kavimvira. Kavimvira rero niho hari umupaka ukatujya i Burundi. Burundi. Ubwo tayari iyo ugezeho n'ikiyaga cya Tanganyika uba watangiye kukibona. Wava Kavimvira ukagenda ukajya i Buvira mu mujyi. Impamvu babwiye hose utwo duce twose no kugira ngo iyo mwumvise ngo ikibaya cya Rusizi, utwo duce twose ni nk'umukandara. Icyo kibaya cya Rusizi gikora kuri utwo duce twose. Noneho by'umwihariko hano ni muri Kongo, hakurya ya Rusizi ni Burundi. Ubwo ni mu yandi magambo ngo kuva i Kamanyora kugera i Buvira, hano ni Kongo, hano ni Burundi. Baba barebana gutya amaso ku maso. Wagera i Buvira mu mujyi, nabwo iyo wicaye mu mujyi hagati kirimo hagati ya Buvira na Bujumbura ni ikiyaga cya Tanganyika. Yewe niyo wava kuri Tanganyika ugakomeza uzamuka werekeza za Karemi, n'ubundi ugenda ku nkombe za Tanganyika ukajya aho bita za Makobora, za Fizi, za Mboko, za Baraka, ukazagenda ukajya aho bita za Kazimiya, za Gikondi, aho hose uri ku kiyaga cya Tanganyika, kandi n'ubundi Burundi buba buri hakurya. Bivuze ikirere impamvu narinzanye muri iyo poro ni ukuvuga ngo M23 bimwe mu bintu byayigoye gufatira mu mujyi wa Uvira nuko bazariyeri nk'uko Jideri yabivuze iherereye i Bujumbura. Ukuvuga ngo buri segonda abasirikare bari ku rugamba i Buvira bari kubona umusada uturutse i Burundi anytime. Binashoboka ko hari nubwo ushobora kuva wenda tuvuge hagati ya Runingu na Kavimvira harimo indi santere bita Kiringi. Mu Kiringi bakora isukari mu bisheke. Byanashoboka ko n'ubundi bashobora kwiyemfiritira baturutse hakurya mu Burundi bakambuka Rusizi bakajya muri bya bisheke bakubita M23 bayiturutse inyuma. Hari ikindi ntavuze, ni ukuvuga ngo iyo uri muri kaburimbo uri kugenda ujya i Buvira unyura muri izo santere zose nagiye mbabwira, uru ruhande ruri hano hejuru ni imisozi miremire cyane itambitse iva aho ngaho Kamanyora ikagenda ikomeza igenda miremire cyane. None se barasiye Kamanyora ntibarasa mu Rwanda bwana Innocent? Neza cyane kuko uba uhareba ni hafi. Ndabizi. So no muri iyo misozi ubwayo bashobora kwinjira baturutse imwe muri izo santere navuze, bamara kujya muri iyo santere bagakubita M23 bayiturutse inyuma. Niyo mpamvu ngira ngo M23 nayo iri no kuresista ku avansa kuko ntabwo irabashuwa na turiya duce byanga bikunda aduye afite aho ari buturuke, cyane cyane ko yaza turutse i Burundi biramworoheye cyane ko igice cyose cy'u Burundi yaturukamo yakanagira ku butaka bwa Kongo. Niyo mpamvu rero rugamba rwakomeye cyane. Wazalendo ndetse na FDLR na FRDC zinabonye ko byakomeye zishobora kwirukanka zigakora rapuri zikajya mu Burundi, hashakanya zikaza guruka. Aho ngaho hari ahantu rero hazatwara igihe cyane M23. Hazatwara igihe cyane kuko ni ibyo nyine ndi gusobanura ko niyo baba banayifashe, kuko urumva M23 ntabwo ishobora kuvuga ngo igiye kurwana i Burundi kuko yabiteye ikindi gihugu, kandi muri Kongo iri kurwana uburenganzira bwayo, hari aho birumvikana, ariko igiye i Burundi cyaba ari ikibazo gikomeye. Mu gihe se Abarundi baba barimo bakomeza bayataka bayibuza amahoro, iyo yakomeza kwihangana gutyo igihe cyose Abarundi bari bayibuza amahoro barugumya bakarwanira ku butaka bwa Kongo, ntabwo bashobora kwambuka ngo bajye ku butaka bw'abandi. Igihe gishobora kubaho ni uko bashobora kuvuka umutwe urwanya leta y'u Burundi, ahubwo wenda ugatera uturutse M23. Ibyo byashoboka cyane, ari nacyo giteye ubwoba perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ese kugeza ubu ngubu Leta Itabara iri hehe? Uvuze umutwe ndabivuga. N'ubundi Leta Itabara muri ibyo bice. So na Leta Itabara ishobora kumutera iturutse aho, byanayorohera ubu ngubu kuko yaba ifite backing, ariko ntabwo M23 yo ubwayo yajyayo. Twanabonye ko hari declaration yakozwe n'abantu bo muri opposition bavuga ko bagiye gushinga umutwe niba ari uwa gisirikare mu Burundi. Kugeza ubu ariko nta habari dufite. Ejide, hari habari waba ufite kuri ibyo bintu? Ntabwo biriya bintu yaba Abarundi yaba abasesenguzi ntabwo biriya bintu babifata nk'ukuri, kuko yaba iriya mitwe yihuje ntiyari isanzwe izwi. Ntabwo ari isanzwe izwi. Ikindi kandi kugira ngo muyitangaze muri iki gihe aba ari namwe mubyivugira, hanyuma munatangaze ko iri gukorera already mu gihugu. Ibyo kandi twanabibonye no mu gihugu cya Kongo, même chose. Biriya bintu biri dangereux.
ni ukugira ngo abarundi gavumenti y'u Burundi yikize abo ishaka, kuko mu bihe nk'ibi ngibi otomatikuma uba umwanzi, uba utaba umwanzi, uwo bashaka baragufata bakakwitirira ikintu bakagushyira hariya, ukaba uragiye cyangwa ukaba urafunzwe. So ni uburyo rero bwo kugira ngo bayobye abarundi, bibaze ko abarundi bafite ikibazo cya security inside mu gihugu, kugira ngo niharamuka hari ufashwe, cyane cyane nka kuriya bari barimo bafata abanyamurenge, nka kuriya kuntu bajijisha, nubwo baba ari abanyamurenge bahamaze imyaka n'imyaka, abana bariga, abantu barakora, abantu baratuye, abandi bibereye muri bizinesi, ariko ukajya kubona ukabona baragutwaye. No kugira ngo buri muntu wese yiprepare ko icyo kintu kuba cyaravuzwe, niba bivuga bati yarari muri ya mitwe, noneho usange ibyo ngibyo abantu babyumva vuba. Ngewe ntabwo biriya bintu nabihaye agaciro. Egide, ukiri aho ngaho wakunze kuvuga kenshi cyane mu biganiro ko Uvira izagora M23, cyane ko ari nk'umutima Uburundi bufite kugeza ubu ngubu ku bibazo bya essence n'ibintu bimwe na bimwe. Wowe ubibona gute ukurikije ibyo Innocent yavugaga? Nibyo, ekonomi y'igihugu cy'u Burundi muri iki gihe rwose yasaga naho hari koridoro. Urabona kuva hariya kujya muri Bujumbura ntabwo ari kure, ni 27 km, haroroshye cyane. Kandi abakongomani bajyaga barema amasoko i Burundi, bajyanagayo ama business, hariya hari traffic cyane. Kubera iki? Kubera ko essence n'amazutu niho byavaga. Ikindi, habagayo magendu zikomeye cyane zirebana n'amabidon ya essence, kuko amabido ya essence ubu niyo yaba ku macupa, niyo yaba amabido, niyo yaba akajerekani ka5, ubu ngubu biragurishwa i Burundi bya essence. Hari ibyajyaga bica rero mu Kivu bajyanye izo magendu, ariko tutibagiwe ko muri Kongo hakoreshwa amadolari. Ni ukuvuga ngo imodoka zajyaga ziva i Burundi zikaza kunywesha i Buvira, ariko zamara kunywesha i Buvira zikanapakira n'ama essence. Noneho iyo business y'amadolari ya hariya yatumaga nibura Bujumbura ibasha gusavayivinga, kuko abajyanaga amadolari bageragayo bakavunja, hakabaho ukuntu nibura umujyi wa Bujumbura muri iki gihe ibintu bya business, ibintu bya economy bibakomereye. Bukavu yari bafatiye runini cyane. Ikindi nyine ibyo biribwa byahacaga abakongomani cyangwa se abarundi bazaga kugira ibyo bahagura kugira ngo bajye kubigurisha hariya i Bujumbura, ibyo byose birimo birapfa. Reka dutange urugero ruto cyane. Bidon ya veritre za essence, ndakumenyesha ko iyo uyiguze hariya i Buvira ukayigeza i Bujumbura ni 557 by'amarundi. Urumva? So ubwo urumva rero uwakora iyo business wese urumva ko harimo urwunguko. So ubu rero nyine ibyo byose biraza kugenda bisa n'ibipfa, ku buryo umujyi wa Bujumbura mbese uraza kuba uhura n'ikibazo gikomeye cyane nyine muri iki gihe cy'irayidi. Urabizi ko y'abasilamu bafunze, usanga ubundi nibwo ku masoko bagura ibintu byinshi, usanga bitegura iteka gufutura nimugoroba. Ubu ngubu rero hari ikibazo gikomeye cyane cy'ibiryo bishobora kutazaboneka. Bwana Innocent, reka tugane ku musozo. Umujyi wa Uvira wahuze uvuga n'iki? Uvuze iki ku Barundi? Uvuze iki kuri M23? Urakoze cyane. Egide yarabisobanuye neza cyane. Icyo uvuze ku Barundi ni iki Egide yavuze, ntacyo ndi burenzeho gikomeye cyane. Icyo uvuze ku Barundi ni icyo kijyanye na ekonomi, kuko ubu bafatiye runini, niho essence ituruka, niho buriya n'abakongo, ni buriya wohereje umuntu amafaranga uri Buvira uyu munsi kuri Western Union, ajya kuyafatira i Bujumbura mu Burundi, ntabwo yafatira muri Kongo. Ubwo wumva izo movement ubwazo ni nk'uko Egide yabisobanuye, ni ibijyanye na ekonomi ahanini cyane. Umujyi wa Uvira, icyo uvuze kuri M23 kutawugira, nta cyizere bifite ko badashobora kongera kuyirwanya bakayisanga na za Kamonyi na za Bukavu, kubera yuko bijya koroha cyane igihe cyose Uvira ikiri mu maboko ya FRDC, kuba bafite base arrière i Bujumbura bakajya bambutsa ibikoresho bakabigeza Uvira by'agateganyo, mbere yuko bikomeza byerekeza no muri kujya kurwanya Bukavu cyangwa se na za Kamonyi niyo yose. Urumva rero kugeza igihe cyose Uvira itari yava mu maboko ya FRDC, ntabwo M23 nayo yaba iri, navuga ngo ntabwo yaba yasecurinze ibyo imaze gukora so far.
yego. kuko yaba ihaye icyuho FRDC kugira ngo izabone aho iyitere iturutse. bivuga ko rero M23 igomba kuharwana umuhenerezo kugeza ihafashe ikaba safe. Ugomba kuharwana umuhenerezo, ariko niko nakubwiye na mbere, uriya mujyi uzagorana cyane kuwufata kubera yuko imiterere yawo wenda mu mujyi indani mo hagati bahita Imurongwe, wava Imurongwe ukajya bita za Karamabenge ukajya kuri Poro ni ahantu hari icyambu kiva muri Kongo cyerekeza kigwa muri Tanzania ndetse kikajya no muri Zambia umupaka aho bita Impurungu. Bivuze ngo n'ubundi byahe nakubwiraga yuko Uburundi bushobora kohereza ibikoresho bikaza Buvira, n'Abatanzania bashobora kugira icyo bohereza cyangwa bakanohereza n'ingabo zinyuze mu mazi zimwe zikinyuza hano kuri Poro. Kandi si icyo gusa, n'ubundi hejuru ya Poro hari andi masantere akomeye nk'uko nabikubwiye aho bita za Makobora. N'ubundi ufashe nabwo n'ubundi bizajya bigorana ko icyo nakwita udutero shumo tuzaba duhoraho, ari utuje dutewe duturutse iyo za Makobora, ari uduturutse mu misozi, ari uduturutse i Bujumbura. Ariya rero M23 ifite akazi gakomeye cyane kugira ngo izasecuringe izaba ifite security yaho neza mu maboko yayo ibyizeye, igihe cyose hazaba hakiri Burundi, hakiri n'icyambu kijya muri Tanzania. So bivuze rero ko M23 ishobora kuzagirana ibiganiro n'ingabo na leta y'u Burundi kugira ngo ntago bagirana ibiganiro, kuko ibintu ubwabyo hagati yabo ibintu bagiye imirwano bagiye bahuriramo, haba ari muri Sake, haba ari muri Masisi, haba ari muri Rubaya, haba ari Nyanzare, haba ari Minova, haba ari muri Goma ubwaho, haba ari muri Kibumba, hose ari imirwano ikomeye. M23 uko mbitekereza ntabwo ishobora kubabarira Abarundi na gato, kuko Abarundi bivanze mu bibazo byabo bajya gushyigikira Gisekedi, kandi M23 ifite impamvu iri kurwana n'akababaro kayo. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo Abarundi bakinye ku mubyimbo wa M23. Ariko iyo resistance se bazayikira kurwana n'igihugu. Reka n'ubundi reka twimagine ko M23 ifashe umujyi wa Uvira. Nkuko nabikubwiye, Kavimvira niho hari umupaka, niho hari umuhanda ujya i Bujumbura. Bivuze ngo baramutse banahafashe, intare za Saramu za 25 harya kugera i Bujumbura ariko icyo nkubwira n'ubundi intare za Saramu zifashe umujyi wa Uvira, bivuze ngo ziba zihagaze Kavimvira ku mupaka ku ruhande rwa Kongo, hakurya i Burundi hahagaze abasirikare b'Abarundi. Igihe cyose batarumvikana n'urumva bazajya bahora crossfire, bazajya bahora barasana. So igishobora gushoboka muri iyi ntambara rero, prediction ni uko haboneka umuntu uzaturuka nanone hariya za Uvira arwana n'iriya leta y'u Burundi nayo yigize nabi, hakajyaho ubundi butegetsi bushoboka buzumvikana na M23. Igihe cyose hakiriho buriya bwa Ndayishimiye hazahora hari ibibazo. Yego. Bwana Egide rero reka tugane ku musozo, sinzi wowe niba hari icyo bivugaho kuri ibi ngibi, noneho tugasoza ikiganiro. Niba ubona bizakemuka gute? Abantu badukurikira kugira ngo bumve uko Buvira iteye, impamvu ari ingorane, ibyo ngibyo Innocent yavugaga. Afite aha urumva M23 iri mu cyeragati. Okay? Ugufata Buvira iri mu cyeragati. Hano anytime haba hashobora guturuka ingabo z'u Burundi. Zanyura mu kibaya, zanyura ku Gatumba, zanyura hano ni hanini aho ashobora guturuka ingabo z'u Burundi. Aha naho ni hanini kugenda gutya kuko ni muri Kongo. Ariko ni muri Kongo, ariko hariho umukandara w'ikiyaga cya Kivu cya Tanganyika. Icyo kiyaga cya Tanganyika nicyo gishobora gucamo ingabo za Tanzania cyangwa izindi zose zaba zivuye aho ngaho. Ni ukuvuga ngo igihe M23 izaba iri aha ngaha ariho Buvira, igomba kugira amaso hano, igomba no kugira amaso hano. Ariko hano ni muri ya misozi izamuka ikazagera Minembwe, ikazagera hari abanyamurenge bari hariya twirwanyeho iri. Ariko igihe bayiciye inyuma, aha naho yahagira ikibazo. Ni ukuvuga ngo muri izi mpande zose eshatu M23 yahagirira ikibazo. Aho itagira ikibazo n'iki, ni aha ngaha ifite. Ni ukuvuga ngo abazi aka gace
imana gusa zonyine bashobora kuba bafite nuko aha ni mu misozi miremire, kuko muzi ko nk'abava Uvira iyo muzamuka mugiye musubiye Bukavu, hari umuhanda aho ngaho abantu benshi barabuze umuhanda mubi cyane wa Nkomo. Muri Nkomo iyo uzamuye uri mu modoka ukazamura nk'umutwe gutya ngo urebe ikiri hejuru, ntago amaso yawe agerayo. ni imisozi kandi imisozi y'amabuye. ni ukuvuga ngo imana zonyine ni igihe M23 yazba yarashyizeyo imbunda aho ngaho, ni ukuvuga ngo n'ubundi ntabwo abarundi bawufata, bazababuza kuwufata, ariko nabo ntibawufata kuko M23 yabatanzeyo gushyirayo imbunda zikomeye ku buryo zarasamo hano. na bya bindi navugaga ko iyi misozi biba bishoboka ko byoroshye kurasa muri bya birometero navugaga, bakaba barasa aeroport igihe byaba bibaye ngombwa, ariko ntabwo M23 ishobora kwataka Uburundi. Hari n'icyo wenda waruvuze kirebana no kuba bavugana. ntabwo M23 n'Uburundi bavugana mu rwego rwa diplomasi cyangwa mu rwego rwa politike, ntabwo bavugana. M23 ni abanyekongo, yego, baharanira uburenganzira bwabo, kugira uburenganzira bwabo, ariko ntibahagarariye igihugu cya Kongo. oya. Icyo gihe rero Uburundi bwabakira nkande, kereka bahuriye mu mishyikirano M23 yaba yatumiwemo harimo n'ibindi bihugu, ariko tete hagati ya M23 n'Uburundi sinibaza ko kuri iyi stage nibaza ko bayibwira bati mureke kuturasaho, nta kintu twebwe dupfa namwe. iyo negociation zibaye. ariko Olivier, ujya wibagirwa ko abarundi bagambaniye M23. wari uzi ko igihe cya cessez-le-feu basabye M23 gusubira inyuma, normalement zone tampon demilitarize, hatagomba kuba ibikorwa bya gisirikare. Abarundi bareka coalition, bareka FRDC za FDR n'iki byose biriya byose, barahaba baragenda babasanga kuri position zabo barabatera, ahubwo ngo babahaye uniform zabo. ibyo ni ibintu haragarutwe twibagiwe. Hagati aha ngaha habayeho ikintu cy'imirwa, gufatanya hagati ya South Africa n'Abarundi kujya mu mwambaro umwe. Mu mwambaro umwe bivuze iki? Ubu bambaye uniform isa. South Africa ikambara uniform z'Abarundi? No, bakreye iyindi uniform. Barimo bararwana muri uniforme idafite flag. Bikaba byitwa ko ari rebellion. Hari habayeho ikibazo cyo kuba batabasha kumenyana, noneho bakreye kuva ubwo ari igitekerezo nibaza cya Bemba. Bakreye uniforme bahuriraho, South Africa n'Abarundi n'abakomando bakeya harya babita abayibu. Bakreya umutwe wo kwataka nyine Buvira, ariko ngo kuko byajyaga bigira gutya ngo hagati aho ngo niba uru ruhande rwo ruri idarapo ngo waba utaboneke ngo bikaba bibaye ikibazo n'iki, habayeho ngo ikintu cyo kuba bakreye uniforme zimwe ngo kugira ngo noneho babashe kumenyana, ariko nta flag iriho. Ubwo nabyo tuzabibona mu gihe kiri imbere. Nibiza gukomerera M23 niba tubizi twebwe, sibyo? niba tubizi kandi turi abanyamakuru, turi abantu b'abasesenguzi hano kuri YouTube, ni ukuvuga ngo M23 nk'abarwana intambara, nk'abafite ubutasi, nibaza ko bukora neza, nta kintu twamenya bo bataba bazi. Yego. Reka rero dusoze kino kiganiro, turarikira abadukurikira. Bwana Innocent, nizere ko nakuniganya ijambo, otherwise twasoza. oya nta kibazo twasoza. Yego. Reka rero mbashimire. Innocent Habumugisha turavugana ari mu Rwanda, umusesenguzi mu by'intambara ndetse na politiki, akaba n'umunyamategeko. Egide Ruhashya we turavugana ari mu Bwongereza, akaba ari we nyiri Gicaniro TV. Ibindi biganiro rero nk'ibi ngibi muzajya mubibona yaba kuri Rwanda Nordic TV ndetse no ku Gicaniro TV. Twagira ngo tubashimire, ari nako tubibutsa gukanda subscribe ndetse mukora no kuri notification kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Asante sana. Murakoze cyane. Murakoze.